aramubwira ngo tugiye gupfa n'ubundi nta kubaho dufite, abana twarababyaye, inzara nishira tuzabyara abandi. Abagore babiri barumvikana, bamaze kumvikana umwe abwira mugenzi we ngo zana umwana wawe tumurye. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, nitwa Theophile Korana Umwete, ndi umukristo. Uyu munsi wa none tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kuko ikomeje kuturinda tukaba turi amahoro, n'abagenda bahura n'ibibazo tuzi ko Imana ishobora byose izagenda ibana namwe ibafashe. Uyu munsi wa none rero nkuko mubibona imbere yacu kuri kamera dufite umushyitsi. Uyu munsi wa none ndagira ngo mwakire, adusuhuze, atwibwire, namara kutwibwira dukomeze tuganira. Turabakiriye. Murakoze cyane abantu bose bateze amatwi cyangwa se bari kureba aya mashusho, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nitwa Nigaba Jean Marie Vianney, nkaba ndi umukristo usengera mu itorero rya ADPR. Mbere yuko dutangira tuganira ku ijambo ry'Imana rero, reka dusenge. Uwiteka Mana isumba byose kandi ugahora witeka, wowe waremye ijuru n'isi ukarema inyanja n'amasoko, turagushimiye kuri umugira neza. Tugushimiye ko uduhaye aka kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe Mwami, turiganire n'abantu bari hirya no hino ku isi batandukanye bakurikiranye iyi cano. Turasenze cyane kugira ngo Uwiteka ubushake bwawe busohoze kuri twebwe. Reka Mwami Imana ubane natwe muri uyu mwanya, maze urusheho kwigisha imitima yacu kurushaho kumenya inzira yawe Mwami, kandi uduhe gukomera mu bitugerageza by'uburyo butari bumwe. Bana natwe utumurikishirize umwuka wawe Mana yera, kandi turasenze ngo ijambo ryawe rigira imbaraga mu buzima bwacu. Ijambo ryawe riduhindure, rigira aho ridukura n'aho ritugeza. Ijambo ryawe ritwubake rwose. Uwiteka riduhindure abo ushaka ko tugukorera. Uwiteka nyemerera Mwami Imana muri uyu mwanya ibyo wagambiriye byose ubisohoze. Tugushimiye ko ugiye kubana natwe, kuragirira neza buri muntu wese, byose ubikore nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo arwandikira itorero. Turasoma igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 4. Kadusome mu izina rya Yesu. Bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose n'umugurwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Katwongereho ijambo nanone dusanga mu gitabo cya Yobu. Mu gitabo cya Yobu turasoma igice cyaho cya 23. Turasoma duhereye turasoma umurongo wa 10. Kadusome mu izina rya Yesu. Ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Katwongereho irindi jambo nanone dusanga mu rwandiko nanone rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere umurongo wa 12, handitswe iri jambo ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Haleluya. Nanone tugiye kuganira ku magambo y'Imana afite intego ivuga ngo dukomeze kwihangana kuko gufite ingororano ikomeye. Intego ivuga ngo dukomeze kwihangana kuko gufite ingororano ikomeye. Twinjiriye muri aya magambo kugira ngo tubanze tumenye neza igisobanuro cyo kwihangana. Ubundi habaho kwihangana kubera yuko habonetse ibigerageza uwo muntu wihanganye. Noneho yakwihangana bikitwa kwihangana nk'umusaruro cyangwa nk'itsinzi yavuye mu kwihangana k'uwo muntu kubera ko yihanganiye ibyamugeragezaga.
ahangaha rero mbere yuko dukomeza ndagira ngo mvuge gatoya ku bigeragezo cyangwa se ibitugerageza. Ubundi iyo turebye twinjiriye mu iri jambo twasomye hano muri Yakobo igice cya mbere dore ku murongo wa 2, ubona ko umwanditsi yasobanuye avuga yuko bikwiriye kudushimisha igihe tuguye gitumo n'ibitugerageza by'uburyo butari bumwe bigerageza kwizera kwacu. Bivuze iki? Bivuze ngo hageragezwa kwizera twizeye. Izo twatuye ko twizeye nibyo bigeragezwa bikageragerezwa muri twebwe kugira ngo nibimara kugeragezwa bibyare umusaruro ufatika. Uwo musaruro ufatika rero dushingiye ku ijambo ry'Imana twasomye, biragaragara ko uwo musaruro witwa kwihangana. Bivuze ngo kwihangana ni umusaruro uva mu kwizera kwageragejwe. Aya magambo nanone umwanditsi Pawulo yavuzeho ubwo yandikiraga itorero ry'Abaroma igice cya 5 uhereye ku murongo wa 1, niho yavuze ngo nuko rero bakundwa, ubwo twasindishirizwe dufite amahoro ku Mana, ngo kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo, kugira ngo tubone uko tuzabona ubwiza bw'Imana kubwo kwizera. Ariko aravuga ngo ntabwo ari ibyo byonyine, ahubwo aravuga ngo ahubwo ngo twishima no mu makuba yacu, kubera yuko tuzi ngo ko amakuba atera kunesha, kandi ngo kunesha kugadutera ngo kwihangana, kandi ngo uko kwihangana ngo kukaturemera ibyiringiro. Ubwo bivuze iki? Bivuze yuko nubwo tukageragezwa mu buryo busa nk'aho bubabaza umubiri, ariko tuba dutegereje kuzabona ingororano iva muri uko kugeragezwa kwacu, ko ari ingororano ituremera ibyiringiro. Kandi ijambo ryavuze ngo bene ibyo byiringiro ni ibyiringiro by'igitsikamutima. Ibi byiringiro by'igitsikamutima mbaye nk'ubivugaho gatoya, ubundi nk'abantu wenda duhuje ukwemera cyangwa se abantu basengera hamwe, abantu basenga Imana imwe, hari ibyiringiro bahuza kuko Imana iba yarabatabaye bakabona kugira neza kwayo. Urugero natanga, abizera Imana twese turabizi neza yuko tuzajya mu ijuru. Ibyo ni ibyiringiro duhuriyeho. N'abantu bahuriye mu itorero runaka cyangwa se idini runaka hari ibyiringiro bahuriraho. Ariko noneho hari n'ibindi byiringiro personnel, ibyiringiro by'igitsikamutima umuntu aba afite ku giti cye. Bene ibyo byiringiro rero nta handi bikomoka mu kwizera kwageragejwe, noneho kukabyara kwihangana nako kukatera kunesha noneho kukarema ibyiringiro by'igitsikamutima. Ndabaha urugero rwa hafi. Abagabo 3 Shaduraka, Meshaki na Obedenego ubwo bashyirwaga mu itanura ryaka umuriro, bavuyemo bafite ibyiringiro kuko bageze mu itanura bakabona Imana, kugeza ku rwego ntekereza ko na n'ubu ngubu babonye ahantu bacana umuriro bakavuga ngo nimwihakane Imana. Abandi bose cyangwa se batari bose, hafi ya bose bashobora guhakana bakavuga ati uwo muriro ntiturawujyamo, turayihakana, ejo tuzisubireho dusaba Imana imbabazi. Ariko bo kubera yuko bageze mu itanura ry'umuriro bakahabonera Imana, bavuga ngo ubwo umuriro bawucanye tugiye kongera tuyibone nk'uko n'ubundi cyagiye twayibonye. Tugarutse kuri iri jambo nanone kandi twasomye, twabonye ko nk'uko nari nabivuzeho kare, kwihangana ni imbuto ibyagwa no kwizera kwageragejwe. Ariko nk'uko iri jambo twarivuzeho, iyo usesenguye uza kubona kwihangana nako hari igihe kujya kugeragezwa. Wakwibaza ngo kwihangana kugeragezwa gute? Kwihangana kugeragezwa no gutegereza, kuko nk'uko Yakobo yandikiye itorero akabivuga, yavuze ngo bene uko kwihangana ni kugumaho ngo nibwo muzabona gutungana rwose. Bivuze ngo uku kwihangana kuzageragezwa no gutegereza, kandi aha hantu abantu benshi barahaguye. Abantu benshi bagiye bihanganira ibyabagerageje bakabyihanganira mu gihe runaka, ariko iminsi yamara kugwira bakavuga ngo dore igihe twihanganiye bakacogora. Hari abantu bihanganye mu kigeragezo cy'uburwayi bakihanganiramo imyaka 3,
haburaho umwaka umwe cyangwa se haburaho amezi make ngo bakire, baracogoye bareka kwihangana kuba kuratsinzwe, kumaze gutsindwa baba baratsinzwe, kwihangana ntikwagumaho, ntabwo bageze ku iki kigero cyo gutungana. Iki kigero cyo gutungana nacita nk'igihembo umuntu ahabwa kubwo kwihanganira ibyamugerageje, kandi noneho akihanganira gutegerereza mu kwihanganira ibyamugerageje. Bibiliya yatanze urugero ku muntu wananiwe kwihangana haburaho gatoya, nk'uko tubisanga mu gitabo cya 2 cy'Abami mu gice cya 6 hagaragara inkuru yabaye ubwo Asiriya yateraga ubwami bwa Isiraheli ikagota umurwa. Icyo gihe ngo habayeho inzara ikomeye cyane, ariko ngo haburaho umunsi umwe ngo batabarwe. Umugore umwe ngo aragenda yegera umugore mugenzi we, aramubwira ngo tugiye gupfa, n'ubundi nta kubaho dufite, abana twarababyaye, inzara nishira tuzabyara abandi. Abagore babiri barumvikana, bamaze kumvikana umwe abwira mugenzi we ngo zana umwana wawe tumurye, nanjye ejo tuzarya uwawe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo uyu muntu yacogoye haburaga umunsi umwe gusa ngo ibyo kurya biboneke, ndetse babure naho babishyira. Ndagira ngo nkubwire nawe muntu uhuye n'ibikugerageje muri iki gihe cya none, ntago mbizi igihe umaze wihanganye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wongere wihanganeho gatoya. Ndagira ngo nkubwire ngo wongere wihanganeho gatoya, ahari isaha yawe yo gutabarwa yaba yegereje. Ndagira ngo nkubwire ngo kwihangana kwawe gufite ingororano. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo wihangane. Ndabizi neza, nkwibutse neza yuko kwihangana ntabwo ari ikintu umuntu ashobora gushyira mugenzi we, nta nubwo ari ikintu umuntu ashobora kubwira mugenzi we ngo abimuteremo ngo bikunde. Nk'uko twabivuze tugarutse kuri iri jambo, ushobora kugira ibyago abantu bakagusanga bakakubwira ngo ihangane, ariko uburyo bwose babikubwiramo ntabwo ari byo biguhesha kwihangana. Ahubwo ikizaguhesha kwihangana ni ukwizera wowe wifitemo, ni bya byiringiro, ni kwa kwatura kwawe watuye ukavuga ngo Uwiteka nubwo bizagenda bite sinzamuvaho. Nta handi hantu uzakura kwihangana ni mu kwizera, kuko kwizera kwawe ni kugeragezwa ugatsinda, nibwo hazabonekamo kwihangana. Ndagira ngo nkubwire ngo kandi wumve n'iri jambo Pawulo yanditse, yaravuze ngo ntabwo yatugerageresha ibiruta ibyo twabasha kwihanganira. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bikugezeho uyu munsi, Imana ijya kwemera ko bikugeraho yarabangira bipima, imaze kubipima ibona ko wabasha kubyihanganira, ibona kwemera ko bikugeraho. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo impamvu yemeye ko bikugeraho ntabwo ari uko yari ikwanze, kubera yuko impamvu tugeragezwa ntabwo ari uko experiencinga urwango rw'Imana, ahubwo ni urukundo rwayo. Kubera yuko impamvu tugerageza, tugarutse kuri iri jambo Yobu yavuze, Yobu 23 ku murongo wa 10, aravuga ngo izi nzira nyuramo ngo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Bivuze ngo impamvu Yobu yageragezwaga hari urugero runaka yaganagaho rwo gutunganywa, ubwo rugero we yarufatiyeho ikigereranya rugereranya n'izahabu. Ndagira ngo nkubwire nawe mwene data urimo kugeragezwa uyu munsi, mwene data mushiki wanjye, Imana ishaka kugukuramo izahabu nziza. Ikigeragezo ndagira ngo ugifate nk'ishuri Imana yashyizeho mu buzima bwawe, nkuko nawe wakwishimira kujyana umwana wawe ku ishuri kugira ngo mu gihe runaka azave nk'umuntu ukomeye. Nicyo ngicyo Imana ishaka kugukuramo ejo hazaza, ishaka kuzavamo umuntu ukomeye. Umuririmbyi we yararirimbye aravuga ngo mvugutira kandi ucure inkamba zimvemo. Uko nguko niko Imana icura abantu bayo, ishaka kubakuramo inkamba kugira ngo baba abantu babaziranenge. Inkamba nabyita nk'ibintu by'imyanda biba biri mu kintu runaka, nk'izahabu yo bayicanira havamo ibintu bita inkamba, ni imyanda ivamo. Kandi Imana yirimo kugerageza ibirimo kugutunganya kugira ngo iyo myanda ikuvemo, kugira ngo mu gihe runaka uzavemo produit ifatika ifite agaciro, utunganye rwose utaburaho na gatoya, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Uyu Yobu rero impamvu yatinyutse kuvuga ari amagambo, yumanutse gatoya ku murongo wa 11, 12, 13, niho yavuze ngo ntago nigeze nteshuka ngo mve mu nzira yayo.
aravuga ngo nakomeje amagambo yayo sinateshuka ku isezerano ryayo. Aravuga ngo kandi ngo amagambo yayo yampindukiye ibyo kurya bindutira ibyo kurya bikomeye. Niyo mpamvu yatinyutse kuvuga ariya magambo ntabwo yari buri wese, nuko yari yarabashije kwihangana mu kigeragezo. Nuko rero nawe mwene data, nawe urimo kugeragezwa uyu munsi, ijambo ryavuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubutungane. Nyemerera wihangane muri iki gihe, wihanganeho gatoya. Ahari iminsi yawe imaze kuramba, ikigeragezo cyaba kimaze kuba kirekire, waba nawe utangiye kwibaza amaherezo yacyo, wibaza uvuga ngo ahari ngo igihe nageragerejwe ndumva ndambiwe kwihangana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wongere wihanganeho gatoya, kuko igihe cyo guhabwa ingororano kiri hafi. Ndagira ngo nkubwire ngo wongere wihanganeho gatoya, kuko igihe cyo guhabwa ingororano kiri hafi. Ntuteshuke utaba nk'aba bagore b'i Samariya ugasubira inyuma, nyamara igihe cyawe cyo guhabwa ingororano cyari kigeze. Ni igihe cyo guhabwa ingororano. Ijambo ryavuze ngo kwihangana kwanyu ni kubasha kugumaho, nibwo muzabona gutungana rwose hatabuzeho na gatoya. Imana irashaka kugutunganya, niyo mpamvu yemeye kukugerageza. Yakugaragarije urukundo rwayo mu kigeragezo, kandi ntabwo yigeze igusiga. Ku ijambo ryaravuze ngo hamwe n'ibitugerageza iducira kanzu. Nawe uramutse ushubije amaso inyuma, wabona hari aho yagiye igucira kanzu. Nubwo byari bikomeye bitoroshye, ariko yaguciriye kanzu. Ndakwinginga mwene data kubw'imbabazi z'Imana, kugira ngo uyu munsi wongere wuburire amaso kuwiteka. Uvuge tuwiteka, nubwo wangerageje ariko urukundo rwawe ntirwamvuyeho. Kandi cyatumye ungerageza nuko hari icyo washakaga kundemamo, nuko hari uwo washakaga kungira we. Mbese ubifate nk'aho uri umuntu uri ku masomo utegereje kuzagaradiwetinga igihe runaka. Wamara kugaradiwetinga ugahabwa ingororano zikwiriye icyo uzaba wagezeho, kuko Imana irimo iragutyariza kugira ngo izagukoreshe mu gihe gikwiriye. Irimo iraguhindura igikoresho kizakora umurimo w'akamaro mu nzu yayo, kandi ikagukoresha uri umuntu utunganye rwose. Kuko ibigeragezo nibyo bidukuza bikadushyiraho Imana idushaka. Iryo ni ishuri ry'Imana. Wihangane kuko gutabarwa kuri hafi, kandi itsinzi y'Imana izagaragara mu bigeragezo byawe. Ubwo rero ndakurarika mwene data kubw'imbabazi z'Imana, ugiye kwinjira mu kanya ko gusenga. Dusenga Imana kugira ngo iduhe imbaraga, itubashishe kwambara imbaraga mu bitugerageza. Ahari waba waracogoye, waba warahuye n'ibikugerageza bikakunamura, ugatangira kwibaza byinshi, ukibaza amaherezo yabyo, ukavuga ngo ahari Imana wayireka. Yobu nawe byigeze kumubaho, kugeza aho umugore we yamubwiye ngo reka iyo Mana yawe uyituke, nurangiza n'ubundi wipfire, kuko n'ubundi ntacyo bikikumariye. Hari igihe waba warigeze kumva ayo majwi nk'ayo mu mutima wawe, ndetse hari n'igihe waba warafashe umwanzuro ukavuga ngo kwihangana birananiye ngiye kubireka. Hari igihe waba waravuze ngo imyaka ibaye myinshi ndabirambiwe ndabiretse, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ugarukiraho. Ahubwo ufatanye nanjye tugire iki cyifuzo, dusenge Imana, tuvuge ngo Mana twongerere imbaraga tubashe kwihangana ibitugerageza, kubera ko tumaze gusobanukirwa yuko mu bitugerageza tuzavamo tumeze nk'izahabu. Mu bitugerageza tuzatunganyirizwamo tukavamo turaba Imana ishaka ko tubaho. Ubwo rero mwene data, nyemerera ufatanye nanjye gusenga, ugarukiraho iyo myanzuro isubira inyuma wari wafashe uyireke, ubundi usenge Imana iguhe kwihangana. Kandi ndabizi Imana yacu ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yumva gusenga kwacu, ni Imana itugambiriyeho ibyiza, ni Imana ibasha kutwongera imbaraga mu bitugerageza. Yesu nawe hari igihe yigeze kugera umutima uracogora, arangije arasenga aravuga ngo data iki gikombe kindenge. Ariko ngo marayika w'Imana yaramanutse aramuhereza, asubiza intege mu bugingo bwe. Paulo yandikira Abaheburayo yabivuze mu gice cya 12, aravuga ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremereye n'icyaha kibasha kutwizingitiranya vuba, dutumbire Kristo wenyine we banze ryo kwizera, we wihanganiye umusaraba bw'ibyishimo byamushyizwe imbere.
nagira ngo nkubwire ngo Kristo nawe hari igihe yigeze kugera acika intege, ariko kubera yuko yatekerezaga itorero, agatekereza abazavuka mu bise by'amaraso ye, arangije arihangana ntiyacogora. Amaze kwihangana, Pawulo yandikira Abafilipi yarabivuze ngo nicyo cyatumye Imana imukuza ikamuha izina risumba ayandi yose, ngo uretse ngo avugwa muri iki gihe cya none, ahubwo ngo navugwa mu gihe cy'ahazaza. Nagira ngo nkubwire nawe mugenzi ngo wihangane, kuko ingororano ziri hafi. Kwihangana kwawe gufite ingororano. Kadusenge Imana rero kugira ngo Imana itwongere imbaraga. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Uri Imana igira neza bugacya bukira. Uri Imana yumva gusenga ko bagusenga. Uri Imana igira neza bagusanga. Uwiteka Nyiringoma y'Imana, hari abantu bari kugeragezwa mu buryo butari bumwe. Intambara n'amakuba ni byinshi mu rugendo, ariko nibusira ijambo ryawe wavuze ngo ibyago n'amakuba ni byinshi mu nzira y'umukiranutsi, ariko ngo Uwiteka mukiza muri byose. Sengera abantu bari guhura n'ibibagerageza, nyemera ubahe kwambara imbaraga, ubahe kugwiza imbaraga z'umutima, ubahe gutsinda mu bibagerageza, ubahe kunesha imbaraga z'ikibi, ubahe gutumbira Kristo wenyine banze ryo kwizera kandi ari gusohoza rwose, kuko yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Bahabwa imbaraga zo kwihangana ndetse no kunesha, kuko kwihangana kwabo gufite ingororano nyinshi. Nyemera abari basubiye inyuma bagacogora bakagwa mu mitima yabo, bakagambirira kutihangana kubw'ibigeragezo byari bibaye byinshi, bongera intege mu bugingo bwabo, kandi bashoboze gufata imyanzuro mizima yo kuguma mu byo kwizera no kwihangana. Tugirire neza nka Imana, komeze kuturengera, komeze kutwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Amen.